bakunze kugenda bambaza ese video zakozwe na AI cyangwa channel ikora video za AI cyangwa indirimbo za AI yaba monetize? Igisubizo ni yego. Ariko hari ibisabwa kugira ngo ya channel ibe wakemererwa kuba monetize. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ibihangano bya AI hari abantu benshi bakunze kugenda bambaza ese video zakozwe na AI cyangwa channel ikora video za AI cyangwa indirimbo za AI yaba monetize? Igisubizo ni yego. Ariko hari ibisabwa kugira ngo ya channel ibe wakemererwa kuba monetize. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ibihangano bya AI hari ibisabwa kugira ngo ube wabikoresha mu buryo kubibyaza amafaranga nyine ku mbuga nkoranyambaga zawe zigiye zitandukanye. Nibyo tugiye kureba hamwe muri ino video. Niba utarakanda subscribe, like ndetse na comment, bikore nonaha kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. N'ufite ikibazo ntukagende utanyandikiye muri comment kugira ngo ubutaha nzagusubize. Njye mugiye kubana nitwa Shyaka Achille, akaba ari Isimbi Media TV. Katangire step by step. Ndagusaba kumva no kureba video se kugeza irangiye utitaye ko amashusho ari kugaragara guys, kuko nagira akantu utarutsa uraza gusanga wahombye byinshi. Abantu kuri ino si y'ikoranabuhanga isi iri kugenda itera imbere kandi mu bwoko bwa AI, aho ushobora kubwira AI akagukora video runaka maze ushaka yose bitewe na prompt wayihaye. Ariko abantu benshi usanga amacana amaze gukura usanga batabasha kubona monetize, ugasanga waye icyo bita reuse content. Ndizera ko muri kunyumva. Rero niyo mpamvu nje kugira ngo tuganire kuri video y'uyu munsi cyangwa iyo bita AI content, uko ikoreshwa n'uko ukwiye kuyikoresha kugira ngo ujye uyikoreraho amafaranga mu buryo bwiza. Utumvishe ngo umuntu runaka ngo arabikora nawe tubijyamo ubikore utazi aho biva n'aho bijya, cyangwa utazi uko bikorwa kugira ngo ubashe kuba wahembwa. Rero nyitangira video ndagusaba kanda subscribe, like ndetse na comment. Content ya AI urabona ko igenda itera imbere kandi abantu benshi bagenda bayikoresha bakayibyaza umusaruro ariko ukayikoresha mu buryo bwiza. Rero nk'ikibazo ufite nanjye nari nyifite, nifite channel nkora video za AI ya ngiye kwereka ko ibiri banga ugomba kujya ukurikiza kugira ngo ukoreshe video za AI kuri YouTube channel yawe, cyangwa mu gihe wafunguye channel ukoresha video za AI. Ikintu cya mbere kanda subscribe, like ndetse na comment ubundi dukomeze. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, gukoresha video za AI biremewe kuri YouTube na YouTube irabyemera. Ariko ikintu ugomba kwitaho cya mbere nuko iyo ukoreshe uwakoze video cyangwa indirimbo kuri AI ugomba kugira ikintu wongeraho cyawe bwite. Urabyumva cyangwa ntabwo ubyumva? Ikintu nyine gishya nyine wawe wagize uruhare rwawe muri cya gihangano cyawe. Ufashe urugero, ufashe indirimbo ukayikura kuri ChatGPT ukayipestinga kuri AI runaka ikora indirimbo, bakayigukora nawe ugatifata ukayaploadinga cyangwa ugafata igifoto runaka ukacyaploadinga, aho ngaho ntacyo ubuhinduye kuri ya ndirimbo. Umva rero uko bikorwa. Niba ukoze nk'indirimbo nk'urugero, ugomba kugerageza gushyiramo ikintu cyawe gishya nka slogan yawe cyangwa izina ryawe muri ya ndirimbo, nyine ikintu kigaragaza ko cya gihangano koko ari icyawe. Ikindi, niba ari indirimbo ukayikorera video ndetse ukagerageza kongeramo n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Niba utakoze video, ikore video lyrics. Nizere ko mubyumva. Niba udakoze video lyrics, kora icyo bita music system, I think niko babivuga. Nabyo naraberetse muri no video ko washyira video kuri audio kuri YouTube channel yawe. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kwitaho, niba ufite ubushobozi ishyura rwa rubuga wakora bya bintu, kuko nubwishyuraho uzafite partner cyangwa ownership yuzuye yo kujya ukoresha ibihangano byabo. Nizera ko unyumva. Kwishyura bakajya bakora indirimbo kandi wishyura bazakorera indirimbo nziza. Ikindi kintu ugomba gutekereza mbere gukoresha iyo AI cyangwa application ya AI, abanza usome amabwiriza yayo, ese nibemerewe gukoresha ibihangano byayo, wemerewe gukoresha ibihangano byayo mu buryo bwemewe cyangwa itabyemera. Hari abantu benshi bahita bavuga ngo niba umuntu yakoze igihangano runaka ngo nanjye ukamite njya gukorera hariya hoya. Banza utekereze, unasome amabwiriza
ya application ya AI niba wemerewe gukoresha ibihangano byabo mu buryo bw'inyungu cyangwa mu buryo bwo kubibyaza amafaranga. Guys, ndizera ko tugeze kuri uno munota uri kugenda unyumva gatanu kuri gatanu, mwibutsa ko Isimi Media TV no utarakanda subscribe, banza kandi subscribe, like ndetse na comment. Rero reka mbibiri ibanga ry'ikintu mugomba gukora. Niba uzi ko wakoze nk'indirimbo, ibyo nakubwiye ugomba gukora ibyo bintu ko ari bingahe, bitatu cyangwa bine, wabyumvisha. Nunakora video ugomba kugerageza gushyiramo ibirango byawe cyangwa slogan yawe. Nufate AI yose ngo ukore, niba ukoze audio kuri AI ufate na video ikoreshe AI. Ibyo bintu ntago ari byiza. Channel yawe nijya kwa monetize bazaguha icyo bita reuse content. Ikindi kintu ugomba kwitaho, nizere ko uri kunyumva ukora content ya AI. Ikindi kintu ugomba kwitaho, niba ufite channel ukoresha video za AI, irinde kuzishyiraho video za AI gusa, vanga ama video. Vanga content imwe uyikora ujye ushyiraho ibintu bya original bitakozwe na AI. Nyine ugerageze guvanga nyine content, niba ari AI uyivanga n'indi content itajyanye na AI. Ndizera ko wanyumvishe. Niba wanyumvishe neza, niba nta kibazo ufite, kanda subscribe, like ndetse na comment. Tuzongera tubonane ubutaha muri video y'ubutaha. Simvuze menshi, gusa uwumva yumvishe muri bike mbashe kukubwira. Bayita Cyakashile, akaba ari Isimi Media TV. Tubonane ubutaha. Ufite ikibazo nyandikira muri comment, kandi abandi bafite ikibazo cy'uko bashyira audio kuri YouTube cyangwa bakora birana babwiye, barasanga video nakoze muri description y'iyi video cyangwa muri comment. Ndagushimiye, tubonane ubutaha. Ciao ciao. Pressure, fit